Haleluya. Amen. Abaririmbyi bawe bitegura bagiye kudufasha kuririmba, ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya Yobu cyangwa igitabo cy'amateka. Mu bitabo by'ubusizi biri muri Bibiliya, ntekereza ko iki gitabo cya Yobu ni icya mbere, Zaburi, Imigani, gutyo. Reka dusome ibice 19 umurongo wa 25. Haravuze ngo ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayirebera ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza si ayundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Twongereho ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Ruka ibice 12 umurongo wa 15 wonyine. Haravuze ngo arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Namwe niko handitse? Twongereho dusoreze mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 11. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 11, turasoma duhereye ku murongo wa 13. Haravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga bikiri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana ko yuko bashaka gakondo, iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko 16 niho tugiye gusoreza. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Murahari baroko? Nari mvuze ngo nimwakire neza ijambo ry'Imana. Baririmbyi bamfashe turirimbane 361, hanyuma tuganireho akanya gatoya dusenge. Shaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo ubugingo bw'umuntu burusha ibintu byose agaciro. Mwanyumvise? Nari mvuze ngo tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ubugingo bw'umuntu burusha ibintu byose iki? Agaciro. Imana iduhana umugisha. Baririmbyi bamfashe 361, mumfashe vuba dukoresha umwanya tuyiririmbane iteraniro twese duhagurutse. Imana irabampera umugisha. Nari mvuze ngo abahagurutse Imana ibaha umugisha. Abantu bahagurutse basabiye umugisha babakire mu izina rya Yesu. Nikomezaho naundi ni Kristo, ekamu bashimire karama zawe nyine, amura maraso ye ukayuzuza Imana, karama zawe nyine yanyitangiye w'ikirungura, amura
namugisha uri mu by'isi n'umurama utumuka ibya Yesu ntibishira aramaza wenyine naho rero naba mu bukene Yesu ni umagije naho napfusha ibyo nkunda aramaza wenyine naho imirima yarumba n'umurama singira icyo nsoroma naho napfusha amatungo aramaza wenyine Imana ibampera umugisha. Nibura hari abantu bakiri hano ngo bakomere Imana amashyi yaduteranyirije ahangaha. Imana nihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana nihabwe icyubahiro. Aya maboko yacu Imana yarayaduhaye ngakorera Imana. Nari mvuze ngo nihabwe icyubahiro. Hanyuma nitwa Turatsinze Eric, nteranira ku itorero rya Karambo muri paruwasi ya Gatenga. Hanyuma uyu munsi nanjye Imana yemeye ko nza hano kugira ngo nze gusenga, nze gufashwa, hanyuma tunaganire n'ijambo ry'Imana. Imana ibampera umugisha. Hanyuma mu ntega amatwi tugendane. Ubundi nkunda kuvuga cyane, ariko uyu munsi ndavuga buhoro nitonze. Ndaza kuvuga ibintu byinshi ariko ndagenda buhoro nitonze. Yego? Uyu muririmbyi turirimbye baramubwiye bati se ko tubona twebwe turimo gutanga ibiguzi ngo tujye gushaka inshuti, wowe tubona wicaye ari ntacyo bikubwiye, ntabwo ukeneye inshuti. Araceceka arabihorera. Baramubwira bati se ko turimo kubona turimo kumarana ngo tumenyane n'abakomeye, wowe ntabwo ukeneye kumenyana n'abakomeye. Arababwira ati ngewe mfite amakuru mwebwe mutamenye. Hari undi njya nikomeza butandukanye n'abantu.
baramubaza bati se uwo ubundi wikomeza kuri nde utandukanye n'abantu? Arababwira ngo nta wundi njya nikomezaho uretse Kristo. Bamubwira ijambo rikomeye, baramubwira ngo twebwe twikomeje ku bantu bafite ubutunzi, nitujya kwa muganga tuzabyara badusure, nituba twambaye ubusa bazatwambika badufate neza. Ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nubwo abisa ari abatunzi ariko bafite iby'igihe. Abarokore haleluya. Yesu yabivuzeho aravuga ngo uyu muntu wamaze kubitsa mu ijuru, abarokore haleluya, iyo ubutunzi bw'ijuru ryamaze kubwemera ababitsa ahantu inyenzi n'ingese zitagira gute. Abantu bari kumwe namwe munyikirize haleluya. Arababwira ngo nubwo ari abatunzi ariko bafite iby'igihe, ariko ibya Yesu ntabwo bishira. Dushimiye Yesu ko yaduhaye ubutunzi budashira. Wigira ikibazo niyo waba ukodesha uyu munsi baguhaye piriyave, ariko piriyave baguhaye ntabwo Yesu ajya ahabwa piriyave. Dushimiye Yesu utajya uhabwa piriyave. Niyo mpamvu mubona tugifite akagasura, nuko Yesu atajya ahabwa piriyave. Ariko niyo mpamvu mubona tugitambuka mu mujyi wa Kigali ikemera, nuko Yesu ari ntawe umubuza gutambuka. Ubundi babo baradushiriyeho nyirantarengwa, ariko Yesu uri muri twebwe ntabwo ashirirwaho iki nyirantarengwa. Dushimiye Yesu watwitangiye. Uyu mugabo witwa Yesu, abarokore haleluya, mu minsi yashize yasanze ba Petero barimo kuroba, arababaza ngo mbese ijoro ryose ko mwarobye hari icyo mwafashe? Baramubwira ngo ntacyo twafashe. Abarokore haleluya. Impamvu yatumye batagira icyo bafata, bari bagiye kuroba nka ba Petero cyangwa nk'umutwe w'abarobyi, ariko mu kuroba kwabo hari umuntu waburagamo. Ariko ahantu nazo urushundura Yesu asanga hari. Nari mvuze ngo ahantu tunaga urushundura, aho hantu Yesu ahabanza. Namara kuhabanza agira ibintu ategeka. Wanyitabye muri biteraniro murokore, Yesu agira ibintu ategeka ahantu tunaga urushundura kugira ngo bikunde. Abanyumvise haleluya. Buriya urabona mwese mwaje gusenga, yego? Iyo umuntu wese arwaye agerageza uburyo ubwo ari bwo bwose. Agerageza iki? Ajya kwa muganga, yabona kwa muganga bitarimo gukunda, agahamagara abanyamasengesho ba hano akavuga ati mundwaneho ubuzima bumeze nabi, yego? Icya kabiri, iyo umuntu arwaye ari umuntu umwe mu muryango urwaye, uburwayi bukabibwa igihe kirekire, inzu bari batuyemo barayigurisha, ariko uyu muntu akagira gute? Bishatse kuvuga ngo ubuzima bw'uyu muntu buruta inzu yafite. Bishatse kuvuga ngo ubuzima bw'uyu muntu buruta amafaranga atunze hehe? Kuri banki. Bishatse kuvuga ngo ubuzima bw'uyu muntu abandi bantu bose bo mu muryango niyo basigara bahura n'ingaruka zo mu buzima bwe, ariko akabaho. Siko bimeze? Rero twaje mu nzu y'Imana, abarokore haleluya. Tugeze mu nzu y'Imana tuhakirira ubuzima, ariko tuhakirira ubuzima bwitwa ubugingo. Uranyumvise? Yobu rero nawe amaze kugera mu nzu y'Imana yaciye ijambo ryitwa ubugingo, baramubwira bati ariko Yobu turi kubona urwaye, ahantu umubiri wawe ugeze ntabwo burikiri ubugingo buzima mu mubiri muzima, ahubwo turi kubona dukurikije uko umubiri wawe umeze n'ubugingo bwawe bwaba bwaragiye. Abasubirira ijambo rikomeye, arababwira ngo nubwo ndemeye ku gisasiho, ariko ubugingo bwanjye buracyari buzima. Nubwo turambye mu bushomeri, ariko ubugingo bwanjye buracyari hehe? Nubwo turambye mu bukwadi, ariko ubugingo bukaba bukiri. Abanyumvise haleluya. Gutunga ubugingo buzima, Yesu nashimwe. Njya mbona abantu benshi baririmba, abandi bakajya gusenga,
ariko hari ibintu nabonye tutajya kwitaho. Bibiliya ivuze ngo iki? Iyo usomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 19 yaravuze ngo abo ngabo Imana yabo ninda bahoza umutima ku biri mwisi. Se muranyumvise? Iri ntabwo rinejeje ariko niko kuri. Abo ngabo Imana yabo ninda kubera ko bahoza umutima ku biri mwisi. Tunarebye igipimo cy'ibintu twaje gusenyera, ntabwo ari uko twaje dukunze Imana cyane, ahubwo nuko twaje dukunze ibyo dushaka imbere y'Imana. Muranyumvise? Hanyuma reka mbabwire akantu keza, muranyitaba haleluya. Reka mbabwire akantu keza, mugerageze gushaka Imana ibibegereza Imana bitaraza. Hari abantu banyumvise? Tugerageze gushaka Imana ibitwegereza Imana bitaragira gute? Iyo umuntu yanze gusenga agitambuka bikemera, ajya gusenga ari ikimuga bigakunda. Iyo umuntu yanze kujya gusenga acyambara wagisi, ajya gusenga yambaye musazi bigakunda. Ubwo ibimwegereza Imana biba byaje. Ariko Mana, Imana iturinde kuyikunda ibitwegereza byaje, ahubwo tuyikunde tumeze neza. Se muranyumvise? Barokore haleluya. Nukuvuga ngo dukeneye gukunda Imana bidashingiye kwizaturengera, ahubwo tugakunda Imana nk'abantu bayumve. Mu yandi magambo 108 yavuze ngo iki? Yavuze ngo nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Mu bintu byose ngeze hehe kugupfa. Baramubwira batari ko irusororo bazakujyana. Bababwira ati mube uretse ngewe n'intumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bigize gute? Mu yandi magambo ntabwo ari umuntu uzapfa ngo amarira amanuke, ahubwo mu gihe cye cyo gutaha hazaba ubutumire. Dushimiye Imana ko hari abantu bazatumirwa. Ndetse y'indirimbo tumaze kuririmba igitabo cyaho cya 5, abarokore haleluya, yavuze ngo ubwo ngewe nzagera mu rupfu. Icyo gihe maze kugera mu rupfu, yego hari abantu bazavuga bati byawe birarangiye, ariko ngewe ntabwo nzaba nsinziriye, oya, ahubwo nzaba namutse rwa ruzi. Ntabwo nzaba ngiye mu irimbi ry'Urusororo, ntabwo nzaba ngiye mu ryo mu Busanza, ntabwo nzaba ngiye mu ryo mu Rugarama, oya, ahubwo nzaba nzamutse. Barokore haleluya. Nzaba nzamutse ngiye hehe? Ngiye mu ijuru. Ubundi hari ibintu abagihari haleluya. Ndashaka kugira ngo mbahe ingero z'ibintu bifatika byumvikana. Abarokore haleluya. Ubundi kuvuga ngo wasenze Imana iguha akazi ni byiza. Nanjye impamvu ntaherukaga hano nari maze iminsi nkafite ndimo gukora ibyo ngibyo Imana irabikora, yego. Ariko umuntu umaze imyaka 20 akora akazi ataragasengeye, byagorana kumubwira ko Imana itanga akazi, kuko n'ubundi abasanzwe akora kandi ntabwo akazi aba yaragasengeye. Uko siko kuri? Nubwo twebwe dusengera ibiryo, mwibuke ko hari abantu barya ariko ibiryo batagize gute? Abo bantu biragoranye ko wababwira ko Imana itanga ibiryo, n'ubundi basanzwe babirya ariko Imana itaragize gute? Nubwo hano tuza tukabyina, yego, tukavuga tuti turabyinye kubera ko turi amahoro, ako kanya imbere y'Imana karandikwa, ariko hari n'abandi nabo babyina kugira ngo binezeze. Ibyo ni ibintu twese duhuriyeho hano mu isi. Abarokore haleluya. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo hasigaye igihe gitoya abisi ntibabe bakimbona, ariko mwebwe muzabamo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo hari ahantu tugera abisi batagera. Muranyumvise barako? Hari ahantu tugera abisi bagize gute? Reka bahurundi urugero rworoshye. Hari igihe umuntu uyu mwaka atazawurangiza, n'Imana ariko yabyanditse ko atazawurangiza, ariko yaza hano mu masengesho akanyeganyeza intebe y'Imana. Imana ikavuga ngo kubera ko wanejeje, nubwo nari nanditse ko birangiye, ariko nongeyeho ikimenyetso cyo guteranya. Ibyo bintu abantu bataje mu masengesho ntabwo twabihuriraho, ariko izo ni inyungu zo kuba mu Mana
birakwiriye ko tuba mu Mana bidashingiye ku mazu, bidashingiye ko tuzabona abagabo, bidashingiye ko tuzabona abagore, ahubwo bishingiye ku rukundo dukunda Kristo gusa. Amen. Ranyumvise? Abaje haleluya. Amen. Bibiliya ivuze ibintu bikomeye. Yobu yavuze ijambo rikomeye, nawe byamuyobeye byamushoboye, aravuga ngo ahari njyewe nubwo napfa nkiyiringiye. Bibiliya mu bice bitatu mu gitabo cya Daniyeli uhereye ku murongo wa 16 ngo Seduraka na Mishaki na Abedenego basubiza umwami bati, mwami nta mpamvu n'imwe ituma tugusubiza ijambo na rimwe, Imana yacu ibasha kudukiza ariko naho itadukiza. Tagira gute? Umva akantu gakomeye karimo, twebwe Imana dusenga hano Segemu ni Imana dukorera, nanjye ho nyobora amasengesho ni Imana twizereye ko ishobora kudukiza gusa, tugahita tugarukira aho ngaho. Ariko aba baravuze ngo Imana yacu ibasha kugira gute kudukiza ariko naho itadukiza. Aha hantu muhatinda, Imana yacu ibasha kutwambika ariko naho itatwambika twagumana n'Imana. Imana yacu ishoboye kwishyura ubukode ariko naho itakwishyura ubukode twagumana n'Imana. Abanyumvise haleluya. Imana yacu ishobora gukora ubukwe ariko naho itakora ubukwe nta kibazo, ariko Mana najya mu ijuru nkatunga ubugingo, kubera ko ubugingo bw'umuntu biruta ibintu byo bingahe. Ariko muri iyi minsi ntabwo bamwe muri twebwe ari byo barimo guharanira, n'abantu bashaka kwandikwa. Reka mbirenge kubw'umwanya mfite, reka nse nubirenzeho, ariko ndagira ngo mbabwire abarokore haleluya, abaje haleluya. Reka mbaha amakuru. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo mu bice byaho bibiri, Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo Herodi ahamagara abatambyi arababwira ngo mumbwire uwo mwami uzavuka ahazavukira. Mwanyumvise? Ngo bajya mu byanditswe byera barambura ibitabo kuva mu bitabo by'amategeko bya Mose, bamaze kubirambura baramubwira ngo dufite amakuru ko azavukira i Betelehemu. Yego, uwo bavugaga ko azavukira i Betelehemu bamuvugaga ariko batamuzi, araza abageramo, amaze kubageramo baravuga bati turacyategereje Mesiya. Ubwo arabihishurira aravuga ngo yaje mubi ariko abe ntibabumenya, yaje mu bye ariko abasanze ntibamwemera. Bishatse gusobanura iki? Umuntu ashobora gusenga ahamagara Imana ariko Imana ikaza ntabimenye. Imana nitugirire neza. Abarokore haleluya. Imana iradushaka ko dukizwa tugaharanira ubugingo. Ndagira ngo mbabwire, ubundi ubugingo bw'umuntu cyangwa se amaraso y'umuntu, umuntu agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo yicungure, agakora ibishoboka byose kugira ngo yirengere iyo yahuye n'ikibazo mu buryo bw'umubiri. Ariko mu buryo bw'umwuka Yesu yaraducunguye, yego, ariko nk'uko mwene data yabivuze turacyafite urugamba rwo kurwana. Aha Paulo yarahageze aravuga ngo nyamara ndimo ndasiganwa ariko sinkutazi yonja, ndimo ndakubitana ibipfunsi ariko sinkubusha. Ubu ndafashwe kandi banyitabe haleluya. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ariko kandi njyewe nimara kwemerwa, uku kurushanwa kwanjye kumaze kwemerwa, hari icyo Kristo yambikiye ikamba ry'ubugingo. Amen. Barokore haleluya. Yandikiye Abikorino yarababwiye ngo bene data, uku kubabara no kubabazwa kwacu kw'igihwayihwa nuko akanya gatoya. Murimo munanyumva? Ndagira ngo mbabwire ngo mwihanganire kubabaza. Hari ibintu dusengera ariko muri uko kubisengera ugasanga sinzi aribyo byakuye abantu mu murongo. Mu minsi yashize nagiye gusenga mfite akazi,
ndavuga nti Imana rwose mfasha. Irambwira iti oya, ubu uyu munsi waje kunsenga ufite akazi kubera ko mpagarariye mu bantu bafite akazi. Yego, umuntu udafite akazi abahagarariye Imana mu bantu badafite iki? Ubwo uri ambasaderi mu bantu badafite akazi. Muranyumvise ra? Abo turi hamwe, haleluya. Hanyuma Yesu nawe abivuga neza mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Ruka mu gice cya 12 nk'uko twahasomye 15. Bibiliya yavuze ngo kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibyo atunze. Hari ibintu rero abantu bajya bavuga ngo hari ukuntu umuntu yuzura umwuka ngo kubera ko umuceri wabonetse, uwo ni umwuka w'ibiryo nyine, ariko ntabwo ari uwihiye. Abagihari, haleluya. Rero dukeneye gukunda Imana, tukabana n'Imana, tukegera Imana. Ibiryo byabonetse tukaba abakristo, bitabonetse tukaba abakristo, imyenda yabonetse tukaba abakristo. Abanyumvise, haleluya. Mbese mu bihe bikomeye tugasenga Imana, kubera ko ahantu ibihe bikomeye aho ngaho niho tubonera Imana. Tujya dusoma tukavuga ngo Mana Saduraka Mishaki Benenego wabanye nabo, ariko urashaka ko Imana ibana nawe nk'uko yabanye na Daniyeli. Ariko wowe ntabwo wari wajya mu rwobo rw'intare. Babanze bacukura urwobo rw'intare, ubanza urujyemo. Numara kurujyamo uvuga uti noneho Mana ngwino utabara. Muranyumvise barako? Hari ahantu tubonera imirimo y'Imana mu bibazo twahuye nabyo. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo abatware bateranira kugambanira Daniyeli. Bamaze kumugambanira bamujugunya mu rwobo rw'intare. Amaze kugera mu rwobo rw'intare, Imana nayo ikora inama mu ijuru. Yesu ngamanuka mu rwobo rw'intare, yitwa intare yo mu muryango wa Yuda. Iravuga ngo aka kanya ntanze konje ku ntare, ntabwo ari igihe cyo kurya, ahubwo ni igihe cyo gusenga. Ubu impamvu mubona dutambuka bikemera, hari ibintu Imana yabayihaye konji, irabanza iratambuka. Hanyuma Paulo yandikira Abikorinto ba 2 igice cya 2 umurongo wa 12 yaravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye. Yaturokoye urupfu rugize gute? Turi kwise tuturokora urupfu rukomeye. Ariko abarozi bahagurutse turokora urupfu rukomeye. Ibintu byanze turokora urupfu rukomeye. Twashoye amaboko twagiye gucuruza iraturokora. Turi mu muhanda turokora impanuka. Abana bagiye kwigira haba. Iyi Mana tuyihaye icyubahiro. Haleluya! Gushimire kwigiturokora. Ejo bundi mu minsi yashize yavuganye na Dawidi, yayinginze ibintu byanze. Iramubwira utumva Dawidi, nubwo harimo ibimenyetso byo gukuramo, ni Imana inyuranye ibimenyetso ikanyuranya amaboko. Ihita imubwira ngo kuva kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima kw'iki k'umukene. Iramubwira ngo imiryango yarakubwiye ngo iraza ntiyaza, abaturanyi barakubwira ngo baragusura ntibaza, ariko ijuru rirabyemeye ndahagurutse. Ntabwo Imana igikoze isoni abantu bayiringiye, ariko kugira ngo ugere ku kigero cy'uko Imana itagukoze isoni, kugira ngo ugere ku kigero cy'uko Imana itagukoze isoni, nawe birasaba kugera ku kigero cyo kudakoza Imana isoni, ukabana nayo mu bibi. Muranyumvise? Kugira ngo ugere ku kigero cy'uko Imana itagukoza isoni, birasaba ko nawe ugera ku kigero cyo kudakoza Imana isoni. Abarokore, haleluya. Aho ngaho rero Imana igivuga ngo njyewe niyo amarembo y'ikuzimu yazikuka, intama zanjye nzazifata mu kiganza. Dushimiye Iyeri zadufasha mu kiganza. Hanyuma reka nsoreze ku ijambo dusomye mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Bibiliya yavuze ngo abo bose bapfuye bakizeye batarahabwa ibyasezeranijwe. Mu burwayi dufite bukomeye nibwo ngiye kuvugaho nk'ingingo 3 ubundi nzenge dusoze.
bose bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe ariko babyitegerezaga babirora nk'ibikuru. Amaso yacu twayashize mu gushyira imbaraga ku bigaragara, tureke twirengagiza iby'Imana yaduhaye, turebesha amaso y'umwuka tukabibona ariko ab'isi batabibona. Bishatse kuvuga ngo abapantekote hari ubutunzi twemeye gutakaza, turangamiye iby'ab'isi barangamiye, twirengagiza ko turi abapantekote. Hari abantu banyumvise? Imana nitugire neza. Iravuze ngo abo bose bapfuye bakizeye ariko batarahabwa ibyagize gute, ibyasezeranyijwe. Uyu nguyu Balamu yaramuhanuye aravuga ngo ndimo ndamubona ariko si ubu ngubu, ariko Mana ndimo ndamubona abunze nk'icyana cy'intare mu muryango wa Isirayeli. Uyu nguyu yari maraka ameze nk'inyenyeri yo mu muryango wa Yuda. Uyu nguyu niwe uzategeka, niwe uzayobora. Yesaya aramuhanura aravuga ngo umukiza yatuvukiye, ubwami buzaba ku bitugu. Ariko Mana dushimiye yaduhaye umucunguzi. Kubera ko duhoza amaso ku biri mu isi, ntabwo tujya dusenga ngo duhishurirwe aho turimo kujya. Muranyumvise? Ntabwo tujya dusenga ngo duhishurirwe aho turimo kugira gute. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino 18:8, Bibiliya iravuze ngo ibyo kurya si byo bitwegereza Imana. Umuntu umwe afate Bibiliya hansomere, umuntu umwe afate Bibiliya hansomere kugira ngo mubyuke. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 18:8. Nta muntu wahageze ngo akorere umugisha hansomere. Some mu izina rya Yesu 18:8 haravuze ngo nyamara ibyo kurya si byo bitwegereza Imana. Iyo tutabiriye ntacyo dutubirwa, cyangwa iyo tubiriye ntacyo twunguka. Amen. Imana ibahe umugisha. Bishatse kuvuga ngo Yesu yabisubiyemo ngo ibyo kurya n'iby'inda, n'inda n'ibyo kurya. Yego ibiryo biradufasha, turi nangaha kuko twambaye umubiri, ariko ntabwo twegera Imana cyangwa ngo twuzure umwuka wera bitewe n'uko twariye. Niyo umuntu atariye yuzura umwuka. Muranyumvise? Niyo umuntu atariye yuzura umwuka wera. Ibyo bintu rero mwebwe murimo gusaba Imana ngo Mana azana ibiryo, nuzana ibiryo nibwo nzahanura, Mana azana ibiryo, nuzana ibiryo nibwo nzaririmba, aho ngaho warayobye. Ntabwo ari uko bimeze, ahubwo ubuzima uhagazemo, ikigero urimo nicyo ubayemo umwambasaderi. Kabiri, abarokore haleluya, abarokore haleluya. Iyo umuntu ari executive w'akarere cyangwa umuyobozi w'umudugudu cyangwa w'isibo, bagira abarinzi. Urwego umuntu ariho nirwo rutuma agira iki? Abarinzi. N'imbere y'Imana, iyo turi imbere y'Imana, uko umuntu agenda ageragezwa azamuka mu cyiciro kimwe, akakivamo akajya mu kindi, akakivamo akajya mu kindi, akakivamo akajya mu kindi, hari ahantu bigera Imana igashyiraho abarinzi. Abarokore haleluya. Ntabwo munyumvise? Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo Hamani ahagurukira Moridekayi, ngo aragenda abwira umugore we Zereshi, aramubwira ati uyu nguyu ndashaka kumumanika. Umunsi wa mbere ntibyakunda, ahubwo aramutembereza. Ngo amaze gusubira mu rugo, Zereshi aramubaza ati mbese Moridekayi wamumanitse? Aravuga ati oya, ibintu byambayeho, ahubwo namutembereje. Zereshi amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo uwo nguwo niba ari uwo mu rubyaro rw'Abaheburayo. Uwo muntu baravuze ngo niba asenga amasengesho menshi, niba uwo nguwo ari uwo mu rubyaro rw'Abakirisitu, niba ari uwo mu rubyaro rw'abanyamasengesho, niba ari uwo mu rubyaro rw'abantu bamenye Imana,
icyo cyo kirahagije. Ariko mwana ndafashije, uzi ko harimo n'igarama ariko utageze ku rukiko, uzi ko harimo n'igarama utagiye kuri banki. Hari ibintu Yesu yishyuye. Abanyumvise haleluya. Imana ihita ifata icyemezo cyo kuburanira Moridekayi. Abarokore haleluya. Moridekayi yari ku marembo, ntabwo yari afite ibyiringiro byo kuzicara ibwami, ariko Imana yatumye yicara ku marembo. Yari imufitiye umugambi wo kuzamwicaza ibwami. Nubwo uyu munsi dutinze ku marembo, ariko ibwami haracyari ahacu. Bahamani reka badutegurire, ariko amaherezo tuzahicara. Hari ibintu Imana yaduteguriye twebwe tuzicaramo. Ababyumvise haleluya. Abo bose bapfuye bakize batarahabwa ibyasezerano, ndetse avuga ijambo rikomeye ngo iyo baba barakumbuye iyo bavuye bari bafite uburyo bwo gusubirayo. Yego, umvira ijambo icyo rishatse kuvuga. Iyo umuntu yaje gusenga agasengana n'ibyaha, ahorana umutima ubabaye, ariko ubabajwe n'iki? Ntabwo aba ari umukirisitu, ntabwo aba ari umupagani. Mbibutse ko nta gukiranuka kungana na 80% kubaho. Gukiranuka ni 100%. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo iyo ukwanje ubukwanje wabiranabuka ugize gute? Nta kazu yaza kazamo. Nta gukiranuka 25% kabaho. Ahubwo iyo umukiranutsi uri umukiranutsi, waba uri umunyabyaha ukaba uri iki? Ariko Paulo yaravuze ngo abo ngabo Imana yaboninda kubera ko bahoza umutima hehe. Igihe cyose duhora dusenga dusaba iby'inahangaha, ariko ntitujya dusenga ngo dutahe iwacu. Reka babwire ibintu bikomeye. Reka wenda, ariko ntabwo ari ukugira ngo uyu muntu yiyemere. Hari umuntu uri hano ufite inzu niba urengeje ibyumba 3, ngahaguruka mfashe ivugabutumwa. Ufite inzu ye abamo yubatse ifite ibyumba 3, wenda haguruka mfashe ivugabutumwa. Mu iteraniro hari urimo? Wino hano, wino mfashe ivugabutumwa. Ndashaka ko tuganira ibintu ndimo kuvuga, ndi kubona mutarabyumva, ariko mukumva icyo nshatse kuvuga. Nshaka kukubaza, iyo abashitsi baje kugusura iwawe, yego, baba bemerewe kugera mu byumba byose cyangwa bagera aho uberetse? Bibiliya iravuze ngo twebwe mu isi turi abashitsi n'abimukira. Muranyumvise? Twebwe turi abashitsi n'iki? Mu bintu bibabaje turi ahangaha nuko abantu b'abashitsi n'abimukira bashaka kugera mu byumba byose byo mu isi, aho bemerewe n'aho bagize gute? Aho hose barashaka kuhagera. Nawe nubireba uzasanga ari kumeze. Ariko Bibiliya yavuze ngo abo ngabo bapfuye bakizeye batarahabwa ibyasezeranijwe. Icyo ni icyambere, ariko babirebaga nubwo bari batarabihabwa, ariko bari bafite ihishurirwa ryo kubibona. Bibiliya ivuze ngo iki? Mu Gutegeka kwa 2 Bibiliya iravuze ngo Imana yabwiye Mose ngo nazamuka umusozi agenda arebe Kanani, ntabwo azayigeramo mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka azayimutembereza. Mwanyumvise? Bishatse kuvuga ngo aya maso atwereka igihugu turimo kujyamo. Niyo dukwiye gutunga muri iri teraniro. Reka nkubwize ukuri, nutayatunga ntabwo uzajyayo. Imana iduhana umugisha. Imana iduhana umugisha. Ndabivuze ngo Imana iduhana umugisha. Muri iri teraniro dukeneye ko Imana iduhana amaso. Muri iri teraniro dukeneye ko Imana iduha irindi hishurirwa. Se muranyumvise? Abarokore haleluya. Reka mbabwire ibintu nka 3 cyangwa 4 senga dusoze. Niba uwaririmbye indirimbo y'108 yaravuze ngo genda umukristo, akanga kuba umugore wa 3 w'umwana w'umwami,
twebwe aho twafata nk'ibisubizo akemera gupfa azize ubutumwa bwiza. Yego wowe ukaba waranze kwihanganira kuburara umunsi umwe ukajya kwiba, ukaba waranze kwihanganira kubwirirwa umunsi umwe ukabesha. Amarembo azinjiriramo mu ijuru utekereza ko ariyo uzinjiriramo, kandi mu ijuru tugira irembo rimwe. Icya kabiri ndimo ndasoza, niba hari abantu bapfuye bahowe ubutumwa bwiza bakemera gupfa kubera kwemera ko ari abakirisitu, wowe ukaba ukizwe uri mu rusengero, wagera hanze ubukristo bukakunanira, ubwo uracyagiyeyo. Icya gatatu, niba hari abantu bemeye kwihanganira imibabaro bakayihanganira nk'uko Paul yayihanganiye, twebwe tubwiriza ubutumwa, muvuga ubutumwa akakubwira ati njye nayikoreye mburara, ariko umva ukuntu Paul yandikiye Abafilipi, yaravuze ngo nihanganye mu mibabaro yanjye yose, nzi gusonza nkayikorera, nzi kwambara ubusa nkayikorera, nzi kuyikorera ntunzi ibisaga, nzi kuyikorera nabwiriwe cyangwa naburaye. Intumwa ku isi hose yemerwa, wowe ukaba waraburaye ugatuka Imana, urukumva ayo marembo uzayinjiramo. Imana iduhana umugisha. Murakoze, reka dusenge. Hanyuma abantu bumva hari ibintu bahindura imbere y'Imana cyangwa bakwinginga Imana bakabwira bati Imana ubugingo bwacu bwongere bube buzima, cyangwa se ubugingo bwacu bwongere buvugurure, bahaguruke dusengane Imana. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Hanyuma Sharira aradusengera, Sharira aradufasha gusenga. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Mwami Yesu uri mu gihugu cyo mu ijuru, abamaze kumva ijambo ryawe Kristo, turabasengeye kugira ngo Mwami ubahe imbaraga zo kubasha kugukorera badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.